Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza wacu. Nshimira Imana kuri uyu mwanya tubonye w'ijambo. Ku batanzi nyitwa Pasi, uno munsi nashatse kuza ngo tuganire ijambo ry'Imana rivuga ngo kwerera Imana imbuto. Turaganira dukoresha ubuzima bwa Yesu, kuko Yesu ni urugero rwiza rwo kwigiraho kubaha Imana, gukomerera mu muco no kuba ubwoko Imana yiremeye buzwi mu ijuru. Kuko nubwo turi mu isi nk'abemera Imana, tugomba kubaho ubuzima buzwi ku Mana Data. Kandi Yesu ni urugero rwiza rutwereka ukuntu yabayeho ubuzima bwe yerera Imana imbuto kandi azwi mu ijuru. Niyo magambo turi buganire. Yesaya yahanuye ibya Yesu, ahanura kuza kwe kwa mbere, amuvugaho byinshi mu gice cya 11 cya Yesaya. Aravuga ngo uwazerera Imana imbuto. Duhereye ku murongo wa mbere, Yesaya azavuga ngo mu gitsina cya Yesaya hazakomokamo agashami, mu mizi ye hazabumbura ishami ryera imbuto. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge, umwuka n'uw'ubuhanga, umwuka wo kuja inama n'uw'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka no kumwubaha. Ngo Yesu ngo azaza ngo afite umwuka wo kumenya Uwiteka no kubaha. Kandi turabibona kenshi, maze iminsi mbaganiriza mu gitabo cya Yohana kivuga amakuru ya Yesu, kivuga gutumwa yatumwe mu isi, jambo ukuntu yaje mu shusho y'umuntu ariko ari Imana. Kivuga bamubanjirije Yohana umubatiza n'ibyo bahamije bamuvuga. Yesaya yamuvuze mbere yuko ba Yohana baza. Noneho Yesu nawe bagirana ubushuti back and forth, kuko Yesaya yamuvuzeho cyane, na Yesu bwiwe mu gihe ciwe nyine amaze kuza kwe kwa mbere, yakaza asoma ibyanditse agasubiramo amagambo menshi ya Yesaya, ukuntu yamubonye ari umuco umurikira amahanga, amubona ari umwami, amubona ari umukiza w'abantu, amubona ari intama, amubona ari ubwiza bw'Imana mu bantu, ibyo ngibyo. Kandi amubona ari we gakiza k'amahanga uzobatura imitwaro. So muri ibi ko turasoma ngo azoza ngo afite umwuka w'Uwiteka, ngo uzoba uri kuri we, ngo uwo mwuka ngo uzoba ari uw'ubwenge n'uw'ubuhanga, umwuka wo kuja inama n'uw'imbaraga, ngo ni umwuka ngo wo kumenya Uwiteka no kumwubaha, ngo azanezezwa no kubaha Uwiteka. Kandi ni nayo makuru tubona mu gice ca 5 ca Yohana. Yesu azavuga ngo azavuga uwo ari, akavuga ukuntu yatumye, akavuga ibimuhamya, akavuga yuko yavuzwe kera na ba Mose, akavugwa n'abahanuzi bandi ba Yesaya, abazi Imana, bagendanye n'Imana. Yohana rero kazamubona amuvuga yuko azoza z'inzira z'Imana. Izo ngizo nizo zizotuma yerera Imana, nizo zizotuma yerera abantu, nizo zizotuma akomera, nizo zizotuma atugirira umugisha, atubera umugisha. Abamwizeye bose bazoherwa umugisha muri we. Yesu bwe akavuga ngo hahirwa, blessed are those who will not take offense on his account. Abantu bazositara kubwe ngo barahirwa, abazomwizera batazogira ibibasitaza, bya bindi byo kuvuga ngo nuwo kwa Mariya n'aba Yosefu, nuwo abavukanyi biwe, aba sister n'aba brothers. Ariko ngo abatazositara kubwe ngo bafite umugisha, kuko ngo aje ngo yumvira gusinzira z'Imana, ngo kubw'ibyo benshi bamusitaraho. Nuko avuga ngo azonezezwa no kumvira Imana gusa, tazishinga iby'abantu. Azonezezwa no gusohoza icyo yatumwe, azonezezwa no kubaha Uwiteka. Naje
imanza z'ibyo yeretswe gusa, kandi ntazumva urw'umwe, ahubwo azacira abakene imanza zitabera, n'abagwaneza bo mu isi azabategekesha ukuri. Azoza yuzuye ukuri, kandi isi azayikubitisha inkoni yo mu kanwa ke, kandi azoza afite ijambo rikebera hazima, ribeshaho, rihamagarira abantu kubaho, kandi isi azayikubitisha inkoni yo mu kanwa ke. Uko Yesu icyo yazanye kinini yakoresheje mu kwibwira abantu, yarabaganizaga, akabahamagarira ubwami, akabahamagarira kumenya Imana, akabahamagarira ibiri mu ijuru, ubwenge bw'ijuru, apana ibya amaso yacu abonesha. Akenshi ijambo ry'Imana rivuga byinshi amaso yacu atubona, rivuga byinshi. Yesu ngo kandi ngo isi ngo azayikubitisha inkoni yo mu kanwa ke, n'abanyabyaha azabicisha umwuka unyura mu minwa ye. Ukiranuka kuzaba umushumi akenyeza, kandi umurava uzaba umushumi wo mu rukenyero rwe. Uku niko Yesaya yabonye Yesu aje bwa mbere igihe yavukaga. Noneho iyo dusomye igice cya 5 cya Yohana, tubona Yesu avuga uwo ari n'ibimuhamya. Umurongo wa 30 ariko na 19 hari ayandi makuru avuga Yesu n'ubutware bwe ukuntu buva ku Mana, ariko turahera ku murongo wa 30 w'iki gice cya 5 cya Yohana. Azavuga ngo ntacyo mbasha gukora. Yesu azonezerwa no kubaha Uwiteka. Akavuga ngo ntacyo mbasha gukora ubwanje, ahubwo uko numvishe niko nca amateka, kandi ayo nca n'ay'ukuri, kuko takurikiza ibyo nkunda ubwanje, anezezwa no kubaha Data. Yaje afite kumvira inzira z'Imana, ubushake bw'Imana gusa. Ngo kandi ubwo ngubwo nibwo abantu benshi basitaraho, kuko ni ibituruta, right? Aravuga ngo ntacyo mbasha gukora ubwanje, ahubwo uko mvise niko nca amateka, kandi ayo nca n'ay'ukuri, kuko ndakurikiza ibyo nkunda ubwanje, ahubwo nkurikiza ibyo uwantumye akunda, ari nde wamutumye, Imana Data. kandi nayo yaduhaye Yesu, natwe iramuduha ngo kugira ngo tumwemere. Akavuga ngo nakwihamya ubwanje, guhamya kwanje nti kuba ari ukuri, ahubwo hariho undi umpamya. Nanje nzi yuko ibyo ampamya ari iby'ukuri. Mwatumye kuri Yohana, nawe yarahamije. Ushize nabikoze ukuntu Yohana ahamya ibya Yesu, akavuga ngo muri mwe hari uwo mutahaye mumenya. Hahirwa abatazositara kubwe, muri mwe hahagaze uwo mutahaye mumenya. Yesu nawe karababwira ati voilà, si ibyo yababwiye, nanje nibyo mpababwira. Uku mpagaze muri mwe timuhaye mumenya, ntimuzi icabaye. Uruta Salomo ari hano, ubaruta bose ari hano. Kavuga ngo nakwihanya ubwanje, guhamya kwanje nti kuba ari ukuri, ahubwo hariho undi umpamya. Nanje nzi yuko ibyo mpamya ari iby'ukuri. Mwatumye kuri Yohana, arabibwirira, nawe yahamije ukuri. Icyo akora sinishingikiriza. Yesu aravuga ngo icyo akora, nubwo Yohana yahamije akandi akavuga ukuri, icyo akora sinishingikirije ku buhamya bw'umuntu, ahubwo mbivugiye kugira ngo mukizwe, kuko Yohana yaje ateguza inzira, abwira ngo dore umucyo uri mu bantu, dukiranuke twiyeze tumwumvire. Yaravuga ngo ariwe muhanga amaso. Yohana yaje gusa avuga ngo aba ariwe muhanga amaso. Yesu nawe aravuga ngo ibyo Yohana yakoze mbisubiyemo kugira ngo mukizwe. Uwo yari itabaza. Yohana yaje ari itabaza ryaka imurika, nawe yareze. Natwe tugomba kwera nk'uko Yohana yeze.
buri muntu afite icyo yahawe n'Imana guhagararamo, gukoreramo. Icyo wagihagazemo uza werera Imana. Uwo yaje aritabaza ryaka rimurika, namwe mwamaze igihe gito mwishimira umuco we, ibyo yababwiye mwarabyishimiye, mwarabibonye kandi mwaramwemeraga bamwe muri mwe. Uwo yaritabaza Yohana, ryaka rimurika, namwe mwamaze igihe gito mwishimira umuco we. Ariko mfite ibimpamya biruta ibya Yohana, biruta ibyo yababwiye ngo ntakure njewe ngabanuke. Mfite ibimpamya biruta ibyo Yohana, ibya Yohana, kuko imirimo Data yampaye ngo nyisohoze ariyo Yohana azaharura akavuga ngo nk'imbohe zihoboke, impumyi zihumuke, ngo amavuta y'Uwiteka ndiho, kugira ngo nture imitwaro abayikoreye, mvire amahanga. Ariko mfite ibimpamya biruta ibya Yohana, kuko imirimo Data yampaye ngo nyisohoze. Iyo mirimo nkora ariyo impamya ubwayo yuko Data ari we wantumye, kandi Data wantumye nawe yahamije ibyanje ubwe. Ntimwigeze kumva ijwi ryavuye mu ijuru ngo dore umwana wanje nkunda nishimira, mumwumvire. Muri Matayo 17 ahindurwa, Yesu ahindurwa, akaganira na Eliya na Mose. Ego iryajwi ryaje, iyo Petero na James bararyumvishije, rivuga ngo uyu mwana wanje nkunda nishimira, mumwumvire. Arakomeza aravuga ngo kandi Data wantumye nawe yahamije ibyanje ubwe. Ntimwigeze kumva ijwi rye, habe no kubona ishusho ye, ndetse ntimwumvise n'ijambo rye riguma muri mwe, kuko uwo yatumye mutamwizeye. Murondora, mbese karahamagara ngo mwumvire iby'uwo Data yatumye ari jewe, kuko nimwumvira ijambo ryayo riraba muri mwe. Harakomeza aravuga ngo murondera mu byanditswe, kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo, ariko nije bugingo. Nitwinjira ku gice cya 16, Yesu azahamya ukuntu ari we mutsima w'ubugingo, akavuga ukuntu ari we muco w'isi, akavuga ibintu byinshi nyine by'uwari. Kubera iki? Kubera ari wowe wenyine soko n'irembo. Haleluya, haleluya. Murondera mu byanditse, kuko mwibwira ko ari muri byo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Nyamara mwanze kuza ahundi ngo muhabwe ubugingo uhoraho. Ariyo mpamvu Yesu avuga ngo ahirwa badasitara ku bwanje. Muri Luka igice cya 2 umurongo wa 25 tubona Simiyoni ahamya ibya Yesu, akavuga ngo muri Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka wera yari muri we. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo, uwo twatangiye tuvuga, na ubwiyo wivuze akazashaka kudufungura amatwi y'imitima kugira ngo twumve ibye. Bibiliya ikatubwira ngo muri Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka wera yari muri we. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo umwami Imana. Uwo ni we Yesaya yavuze. Twatangiye dusoma igice cya 11, Yesaya ahanura ibya Yesu. Simiyoni nawe yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Ajangwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajanye umwana Yesu ngo bamugenze kuko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati,
mwami noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro kuko wabivuze, kuko amaso yanje abonye agakiza. Yesu yaje ari agakiza ako witeguriye mu maso y'abantu bose kuba umuco uvira amahanga. Nico Yesu yaravuga ngo naratumwe, yatumwe ari agakiza k'Imana ako yiteguriye mu maso y'abantu bose kuba umuco uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Abatazomwumvira bijya byose bizobasohoreraho by'abahanuzi byo kutumvira Imana, ngo ibyanditse byose ngo nibyo abakera. Iyo usomye Pawulo mu Bikorinto ba mbere igice cya 10 azavuga ngo iby'abakera ngo biratuburira kugira ngo tutamera nk'ababandi ngo biyunze ibigirwamana, ngo babandi biyandurishije ubusambanyi bwinshi, ngo babandi ngo batakomeje inzira, ngo ibi nibituburira b'igihe cy'imperuka kugira ngo tutihakana Imana. Dusohoza iby'iri jambo ndasoma Abaheburayo igice cya 4, ibyanditswe byose ukuntu byandikiwe kugira ngo bitugirire umumaro, twitandukanye n'ibitavuga umuco w'Imana Imana iduhamagarira. Iyo dusomye Abaheburayo tugakomereza muri aya magambo twakutuvuga, hazavuga ngo nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira Yesu yaratumwe ngo twinjire, ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishikira, kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, nyamara ijambo bumvishe ntiryabagirira akamaro. Yesu yarababwira ati muhamwumva. Rero kugira ngo twerere Imana imbuto tugomba kubanza kumva, nyamara ijambo bumvishe tukumva ijambo bumvishije ntiryabagiriye umumaro kuko abaryumvise bataryumvikanye. Ijambo bumvishe ntiryabagiriye umumaro kuko abaryumvise bataryumviranye umutima wizera, naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro kandi turera. Ubwo yavuze ati narahiriye umujinya wanje nti tibazinjira mu buruhukiro bwanje, ababisitaramo tibazinjira uburuhukiro. Ababisitara mu gihe nk'iki c'imperuka cyatugezeho, ngo iby'abakera biratubwiriza ngo dukomeze Imana. Haleluya. Aribwo Imana uburuhukiro, aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema, kuko ibi bya Yesu nivuga itangiriro bikavuga n'iherezo, kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa karindwi iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa karindwi, kandi nanone ngo tibazinjira mu buruhukiro bwayo. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi bakera bumvishe ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira. Ubwo babujijwe kutinjira no kutumvira, Imana yongera gutoranya umunsi ari none. Ntitubisitaraho ibya Yesu. Imana yongeye kandi gutoranya umunsi ari wo uyu munsi, ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize ibyanditse byose ngo biriho kugira ngo biduhamagare kudasukwa ngo bituburire ngo hari abaciye inzira baratsindwa, ariko ngo dufite amahirwe kandi yo kubigira ngo dukomeze Imana. Ngo Imana yongeye gutoranya umunsi ari uyu munsi, ivugira mu kanwa ka Dawidi, nawe yari umuhanuzi wavuze n'ibya Yesu. Yongeye kandi gutoranya umunsi, ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane. Ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo Zaburi ya 95, uyu munsi niwumva ijwi ryayo
timwinangire imitima. Uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, ntimwinangire imitima. Turavuga ijambo ry'Imana rituruta, rikomeye, ry'agakiza, ry'ifatiro. Bibiliya nsimbutse ku murongo wa 12 w'iki gice cya 4 cy'Abaheburayo, kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura. Ngo iri jambo twumvishije ribangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso bitukuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso izatubaza ibyo twakoze. None turahamagarwa ngo twerere Imana imbuto kugira ngo imirimo yacu ibakurikire, imirimo yacu idukurikire. Turi abantu batumwe rero, kuko Yohana yatumwe, kuko Yesu ubwiwe yatumwe. Nico kigero cacu. Yesu ni urugero rwacu, ni isoko nziza. Yesu ni wowe wenyine two kwigana tugashushanywa nawe, kugira ngo dushike imbere y'Imana, tubashe gutinda in the presence of God, tugirane isezerano n'ubushuti n'Imana. Nuko twigira kuri Yesu, ngo yaje atitaye ku bintu n'abantu, yaje afite kumvira inzira z'Imana n'ijambo ryayo, ubushake bwayo, icyo ishaka gusa aricyo dukomeza. Mu gihe tugikomeje tuzerera Imana imbuto, ijambo ry'Imana rituganze. Imana ibaheze umugisha kandi ikomeze ibibwire, kandi uko ibahamagara timwinangire, uko mukomeza kumva iri jambo riturutse hose, impande zose, ababwiriza ni benshi. Uko mukomeza kumvira ijambo, ritume mwera imbuto kandi ntidusitare ku byayo. Ni ibintu bizima, iri ni ijambo ribeshaho. Rero ndasaba Imana ko twese kuryumva. Amahoro y'Imana abane namwe.